Mu buzima hari igihe ibintu bigutungura bigasa n'imvura igwa idateguje. Ibi ni ibyabaye ku muhanzi Yampano mu mpera z'umwaka ushize, ubwo amashusho yatera akabariro n'umukunzi we yashyirwaga hanze, maze Yampano agahinduka ikiganiro ku mbuga nkoranyambaga. Icyo gihe yahisemo kwitabaza inzego zibishinzwe. Bamwe mu basakaje aya mashusho barafungwa, ariko nyuma yo kurwana n'umutima kenshi, Yampano yafashe icyemezo cyo gusabira imbabazi abantu bakurikiranweho kugira uruhare mu gusakaza amashusho atera akabariro ari kumwe n'umukunzi we. N'ubutumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, aho yasohoye ibaruwa ndende igaragaza ko yahisemo inzira y'amahoro no kubabarira aho gukomeza urugendo rwuzuyemo amakimbirane n'inzika. Nubwo atigeze avuga amazina yaba yasabiye imbabazi mu buryo bweruye, abenshi bahise bahuza ubutumwa bwe n'abantu bari mu nkiko, barimo Uzabakiriho Cyprien uzwi nka Jihadi, Ishimwe François Xavier, Kwizera Nestor ndetse na Kalisa John uregwa ari hanze. Reka ngusaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Yampano mu butumwa bwe yavuze ati, uyu munsi ndifuza kubwira abantu bose ko nahisemo inzira y'amahoro. Ndifuza gusabira imbabazi umuntu wese waba afungiye ikibazo gifitanye isano n'ibyabaye hagati yanjye n'ibintu byagiye bivugwa kuri njye. Ntabwo nifuza gukomeza kubaho mu mwuka w'amakimbirane, urwango cyangwa guhorana ibikomere. Nifuza gutangira ubuzima bushya burimo ituze, gukora cyane no gukomeza urugendo rwanjye rw'ubuhanzi mfite umutima woroshye. Nizera ko kubabarira atari intege nke, ahubwo ari ubutwari bwo guhitamo amahoro aho guhitamo inzika. Ndashima abantu bose bakomeje kunyereka urukundo no kunyumva muri ibi bihe byose, kandi mfite ibyishimo byo kubateguza album yanjye nshya iri mu nzira yitwa On the World. Ni album ivuga ku rugendo rw'ubuzima, kwiyubaka, gukomera no gukomeza imbere. Iki cyemezo cya Yampano cyo gusabira imbabazi abo bireba cyakuruye impaka n'ibitekerezo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bagifashe nk'intambwe yo gukira ibikomere no kwerekana ubupfura, mu gihe abandi bakomeje kwibaza kuri urubanza ruzasomwa mu mategeko ikizakurikiraho. Niba ukeneye ahantu heza ho kurara muri apartment, Skyline Property Management igufitiye apartment nziza. Uramutse uyikeneye hamagara kuri 0784 612 99. Bakorera i Nyamirambo hazwi nko kuri 40.